Ese wigeze wumva urimo gukora cyane ariko ugasanga ntaho ugera? Akenshi ikibazo si uko utari gukora ibintu byiza, ahubwo ni uko hari ibintu uri gukora bikugumisha aho uri. Gutera imbere si ukongeramo gusa, ni no guhagarika ibikubangamira. Uyu munsi tugiye kureba ibintu bitanu ugomba guhagarika niba ushaka gufungura inzira y'iterambere. Icya mbere ni ugushaka gushimisha buri muntu. Iyo ukora ibintu kugira ngo abandi bakwishimire, uba uri gutakaza icyerekezo cyawe bwite. Umunyembaraga ntabwo aba imbata y'uko abandi bamubona, ahubwo yibanda ku cyo agomba kuba cyo. Igihe cyose utegereje approval y'abandi, uba uri kubaha ubuyobozi bw'ubuzima bwawe. Icya kabiri ni ukwitotombera ibyo udashobora guhindura. Kwitotomba ntacyo bihindura, ahubwo bikwambura imbaraga. Aho kureba ibitagenda, jya wibanda ku byo ushobora gukora. Abantu batsinda ni abahindura ibibazo mo imbaraga aho kubihindura induru. Icya gatatu ni ugutinya gukora amakosa. Ubwoba bwo gutsindwa butuma abantu benshi badatangira, ariko gutsindwa si iherezo, ni isomo. Buri kosa rikwereka inzira y'ukuri. Umuntu udakora amakosa ni umuntu udakora na gato. Icya kane ni ugutegereza igihe cyiza. Nta gihe cyiza kizigera kiza, igihe cyiza ni ubu. Gutegereza ngo uzatangira ejo cyangwa igihe uzaba witeguye neza ni uburyo bwo kudatangira na rimwe. Tangira n'ibyo ufite n'aho uri. Icya gatanu ni ukwigereranya n'abandi. Buri muntu afite urugendo rwe. Kwigereranya n'abandi birakurangaza mu rugendo rwawe. Aho kureba abandi, reba aho wavuye n'aho ugeze. Iterambere nyaryo ni ukuba uri mwiza kurusha uko wari uri ejo. Guhagarika ikikubuza ni intangiriro yo kubaka ubuzima bushya. Niba wiyemeje gutangira guhindura ubuzima bwawe uyu munsi, andika ndi libre muri komenti. Reka duhurire muri video itaha.